agiye nguhakana ubugore aragarama, nguhakana ubugore aragarama. Hano muri kuhareba ngiye gukuraho ikabutura, noneho nkwereke ntandaraze ntanyure, ubundi umbwira niba nawe kuri kano kabi ibiheri uri kurebaho nawe niba ari byo ureba uri tayari. Ariko abagabo bagende, ngiye kwereka abadamu n'abakobwa, abandi mugende. Abagabo mugende, ndashaka abadamu gusa n'abakobwa, ni mwebwe ngiye kwereka. Ejo nazahura n'umugabo akambwira ngo narakubonye. Ndashaka kwereka abadamu gusa, abagabo bave mu nzira. Abagabo mugende, ngiye kwereka abamama n'abakobwa mwenyine, ni mwebwe ngiye kwereka. Ngiye gukuramo ikabutura, mumbwira niba bino bishyute biza kuri kano kantu iyo maze kukogosha namwe bizaho. Njyewe iyo maze kogosha hagashira iminsi 3, buretse urebe narogosha hashize iminsi 3 mbona hajeho ibishyute. Reka nza niyambure nkwereke. Iyi telefone nizere ko iri kubonesha. Uri kumbona? Uri kureba? Uri kuhabona? Niba uri kuhareba ngiye kwiyambura ikabutura, umbwira niba nta mugabo mwicaranye. Umugabo wawe mwohereza ajye mu cyumba, ndashaka kwereka abadamu gusa. Abadamu rero niba hano muri kuhabona, ubwo natangira gukuramo ikabutura. Natangira gukuramo ikabutura. Natangira gukuramo ikabutura. Natangira gukuramo ikabutura. Ndatangira gukuramo ikabutura. Hano niba uri kuhareba, nimuvuge ngo mfite amaguru meza kuko sindi kubereka amaguru. Nge ntabwo ndi kubereka amaguru. Ikintu ngiye kubereka ni ukubereka uburyo iyo maze kogosha nzana iki? Nzana imiburu. Ni imiburu. Hano uri kuhabona? Hano uri murahabona ikintu ngiye gukora. Ubwo mwari muri kwibaza ngo ibintu ndimo ndakora ni ibiki? Ikintu ndimo ndakora ndi kugerageza gukuramo ikabutura kugira ngo nkwereke ku bintu byanjye ibiheri bizaho maze gukuraho inzo yamaze kogosha. Hahita hazaho ibiheri byinshi, hari nubwo bizaho amashyira. Noneho umbwira hari nubwo ntekereza ko ari ukundoga. Reka nkuremo ikabutura, umbwire niba baba barimo barandoga. Kita kizanaho no ku myenge hejuru ku munwa hahita hazaho ibiheri, nkagira ngo barimo barandoga. Mbwira niba nawe bino bintu, ngira ngo hano urimo urahareba. Abagabo namaze kubirukana, ngiye kwereka abagore. Abagabo mugende, ngiye gukuramo umugore niwe ngiye kwereka. Abagore n'abakobwa ni mwebwe ngiye kwereka. Bino bintu byanjye byajeho ibiheri, iyo maze kogosha hahita hazaho ibiheri. Nta wundi ngiye kwereka ni umudamu n'umukobwa. Abagabo muve mu nzira, ngiye kwereka abadamu n'abakobwa. Iyo maze kogosha ku bintu byanjye hejuru kuri uyu munwa nyine hamwe haba hatose hanetse amazi, hahita hazaho ibishyute. Noneho ibyo bishyute bikanje bikambabaza. None kandi mba nogoshesheje umukasi mushyashya. Nogoshesha umukasi mushyashya, none baba bandoze. Reka mbikwereke urebe neza niba ibyo bishyute ari ibirogano cyangwa se niba ari jyewe ugira umwanda. Wowe ugiye kureba nusanga nawe bijya biza ku gitsina cyawe, urambwira uti ibyo bintu biza ku gitsina. Iyo umuntu amaze kogosha iteka ryose igitsina gihita kizaho ibishyute. Niba rero uhari madamu nawe mukobwa, ni ngiye kwereka. Ariko abagabo bagende, sinshaka umugabo umbonera ubusa. Sinshaka umugabo ubona ubusa bwanjye, ahubwo abagore ngiye kukwereka. Ntiwite ku buryo kaba kasamye, ntukiteho kuko naciye imyeyo, jyewe
naciye imyeyo rero bureka nze nkwereke gusa ikindi utabona nkuyamo ugahita ubona ubusa sinjya nambara ikariso ngiye kubanza nisegure sinjya nambara ikariso hatagira abantu babibona bakanseka sinjya nambara ikariso nyikuramo urahita ukibona kirimo kiraguhema ariko niko nteye sinjye kubera ariko uraza kubibona urahita ubireba utuntu ugiye kubona turerese tureshya gutya nimyeyo ntugire ngo wenda ndi ikinyabibiri ntabwo ndi ikinyabibiri nimyeyo iriho ntabwo ndi ikinyabibiri nimyeyo naciye iriho ngiye kwiyambura nkwereka ikintu muri kumbaza ngo ni igiki kigiye gutuma wiyambura iyo maze kogosha ku bintu byanjye iteka ryose hazaho ibishyute kubera iki hazaho ibishyute ese nukundoga kubera ko abagabo rero batagira ibyo bintu batajya barwara inuza ibiheri ku myanya yabo y'ibanga niyo mpamvu njyaho ngiye kugaragaza umwanya wanjye w'ibanga ukareba impamvu ese ni iyihe mpamvu nzana ibishyute ku busa bwanjye ku bintu byanjye ubwo rero niba uri kubireba ku mugaragaro izuba riva ngo uwanga amazimwe aryama hakiri kare ngo uwanga ngiye kumanura iyi ntabwo ari ikariso ni ka gapapuro kaba kari ku ikabutura dore hatagira umuntu ugira ngo nambara ikariso jyewe ngiye kugenda nkunja manura hano hantu ugenda ubire